iyi si dutuye. Rubanda bo bari bashyitse, inzira zari zafunze imbere y'imbaga nyamwinshi i Kigali mu Rwanda. Ubwo umwanzuro w'urukiko wari ugiye gushyirwa mu bikorwa, akayamvugo yo muri Bibiliya ngo ijisho rihorerwe irindi. Abantu bahuruye baje kureba uko abakatiwe urwo gupfa 22 bari burasirwa imbere yabo, mu rwego rwo guhamya ko ubutabera bw'u Rwanda bwaciye ukubiri n'umuco wo kudahana. Uyu ni umunsi w'amateka asa nkaho atazigera na rimwe yisubiramo mu Rwanda rwa Gihanga. Abantu bari ibihumbi n'ibihumbagaza ngo barebe uko bigenda, kuko benshi babyumvaga ariko batarabibonaho na rimwe. Ku wa gatanu tariki ya 24 Mata 1998, umunsi Munyagishari, Karamira n'abandi bagera kuri 20 bari barahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu, maze bagakatirwa urwo gupfa. Igihano cyabo cyashyirwaga mu bikorwa maze bakicwa. Ni igitondo cyo kuwa gatanu, umunsi wahujwe na ya mvugo nababwiye yo muri Bibiliya ngo ijisho rihorerwe irindi. Mu bice bitandukanye by'u Rwagasabo, harimo nka Tapi Rouge munsi ya stade i Nyamirambo, mu mujyi wa Kigali, Murambi ya Gikongoro, Ntarama ya Bugesera ndetse na Kibungo, abantu bari uruvunganzoka ngo barebe aho abahamijwe ibyaha bagiye kumanikirwa bwa mbere mu ruhame. Uyu munsi w'amateka, amashuri menshi n'ibigo by'abikorera byari byafunze, inzira n'utuyira twa Nyamirambo twuzuye abantu. Mu kubahiriza ibyateganywaga n'itegeko muri icyo gihe, ryategekaga ko hamwe n'icyaha cyo kwica n'abagomba kwicwa bagombaga kwicwa. Nk'uko umwanzuro w'urukiko wari wabigennye, abasaga 20 bagombaga kwicwa barashwe. Gusa ntabwo ari kenshi iki gihano cyagendaga gitangwa, kubera ko naho cyagendaga gitangwa cyatangwaga mu muhezo. Ubusanzwe ku bwa Kayibanda ndetse na Habyarimana iki gihano cyaratangwaga, dore ko ku bwa Kayibanda nko mu 1963 Kayibanda yagihanishije abafatirwaga mu bitero by'inyenzi, ndetse na Habyarimana yigeze kugihanisha abahoze mu butegetsi bwa Kayibanda nyuma yo kumuhirika, ndetse aza no kugihanisha abajura ruharwa bari barayogoje u Rwanda. Muri abo bajura harimo uwitwaga Rutare ndetse na Rucuro, ariko abo bose iki gihano cyashyirwaga mu bikorwa mu muhezo. Gusa bitandukanye n'ibyabaye ku itariki ya 28 Mata 1998, aho iki gihano cyongeye guhabwa abarimo Froduard Karamira wahoze ari visi perezida w'ishyaka MDR, wagize uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Hutu Power no gushishikariza Abahutu kwica Abatutsi abinyujije kuri radiyo ya RTRM. Harimo kandi Elia Nshimiyimana wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi, Silas Munyagishari wahoze ari umuyobozi mukuru mu bushinjacyaha, ndetse na Virginia Mukankusi wahoze ari umugenzuzi mu by'amashuri mu mujyi wa Kigali. Mu barasiwe i Kibungo kuri iyo tariki nanone harimo Dr Deogratias Bizimana wahoze ari umuganga, na Egide Gatanazi wahoze ari umuyobozi mu nzego z'ibanze mu gihe cya jenoside. Abaturage barenga 30,000 bari baje kureba uko igihano cy'urupfu gishyirwa mu bikorwa kuri Tapi Rouge, yewe n'abanyamakuru ba The New York bari bahari. Gusa abanyamakuru bose bemerewe kwinjira, ariko babuzwa gufata amajwi cyangwa amashusho y'ibirimo kuba. Ni ukuvuga ngo nta munyamakuru n'umwe wigeze yinjirana igikoresho gifata amajwi cyangwa amashusho. Ku isaha ya saa 4 za mu gitondo kuwa gatanu tariki ya 24 Mata 1998, nibwo abapolisi baje bashoreye abagororwa 4 barimo abagabo 3 n'umugore umwe. Abo bagororwa bose baje bapfutse ibitambaro by'umukara mu maso, bafite ibipimo by'urukiramende mu gituza, maze bose bahambirwa ku nkingi 4 zari zishinze hagati mu kibuga. Bitegeye abantu, bahambirwa amaguru, mu nda, mu gituza ndetse no mu ijosi. Hashira iminota 20 bahambiriwe, abaturage bajujura bategereje ikigiye gukurikiraho.
Hashize akanya imodoka ebyiri za polisi zo mu bwoko bwa Land Rovers zirasesekara mu kibuga, hasohokamo umupolisi umwe mukuru n'abandi bane bambaye ibibapfuka mu maso, maze babandi bane bafata imbunda berekeza ku bagororwa bari bahambiriye mu kibuga. Buri mupolisi yitegeye umugororwa umwe yagombaga kurasa, buri wese imbunda ye ayerekeza mu gipimo buri wese yari yambaye mu gituza, maze umwanzuro w'urukiko ushyirwa mu bikorwa. Nyuma y'aba bapolisi bane, wa mupolisi mukuru yahise amanuka agenda arasa mu mutwe buri mugororwa wari wakatiwe urwo gupfa. Ibinyamakuru byinshi byari bihari icyo gihe byanditse ku byabaye uwo munsi, byanditse ko mu barashwe bose nta wigeze ataka. Nyuma y'aho muganga yagombaga guhita amanuka akabapima, nyuma akemeza ko bapfuye kugira ngo umwanzuro w'urukiko ubushyizwe mu bikorwa by'ukuri. Nyuma y'ibipimo bya muganga batangiye guhambura imirambo ngo ijyanwe gushyingurwa, abaturage nabo batangira gutaha. Leta y'u Rwanda y'icyo gihe yatangiye gushyirwaho igitutu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye. Hagati aho, mbere gato y'uko uyu mwanzuro ushyirwa mu bikorwa, imiryango mpuzamahanga itandukanye n'ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye leta ya Perezida Pasiteri Bizimungu wayoboraga igihugu icyo gihe. Bose basabaga ko icyo cyemezo cy'urukiko cyo guhanisha abantu gupfa kitashyirwa mu bikorwa. Papa Yohani wa kabiri wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ubwe yandikiye Perezida Pasiteri Bizimungu amusaba ko abantu 22 batakwicwa. Abenshi mu basabaga ko batakwicwa n'imiryango mpuzamahanga yose, mu mpamvu batangaga bavugaga ko bamwe mu bagiye kwicwa bakatiwe urubanza bidaciye mu mucyo, ndetse ko hari n'ababuranye badafite ababunganira mu mategeko. Gusa guverinoma y'u Rwanda yo yavuze ko umwanzuro w'urukiko uciye mu mucyo, ko bagomba kumanikwa bakicwa mu rwego rwo guha ubutumwa n'abandi bose batekerezaga guhonyora uburenganzira bwa muntu ngo barebereho. Guverinoma y'u Rwanda kandi icyo gihe yavuze ko iki gihano kizaca umuco wo kudahana waranze u Rwanda, ndetse n'amakimbirane ashingiye ku moko yaranze abanyarwanda kuva mu 1962 agacika. Sheikh Abdukarem Harerimana ni umwe mu bagize inama ngishwanama y'inararibonye mu Rwanda. Yagize icyo avuga ku basabaga u Rwanda kudashyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu. Itegeko ntabwo bari kubigenza kandi u Rwanda ruriye muri Amerika cyangwa kugeza ubu ngubu igihano cyo gupfundikira muri twese 50 bafite ngira ngo kiri muri twese zirenga 30 cyangwa cyane batagikoresha. Nta burenganzira bari bafiteho kugeza none icyo jenoside yakorwa kuko batubahirije ibyo cyacu cyane ko iri ni itegeko dufite riracyahari. Icyo ni kimwe. Ikindi icyaha bakoze ni indengabwenge. Nta kuntu rero ufite muri otorite yo kuza kuburanira abantu bishe utarigeze uburanira bizwi. Iki gihano kikirangira, umubare w'abiregaga bakemera icyaha n'uruhare rwabo muri jenoside wariyongereye cyane, dore ko jenoside ikirangira leta yasabye abishe muri jenoside kwirega maze bakagabanyirizwa ibihano, aho kwicwa bagafungwa burundu, dore ko abenshi mu bari bafunzwe bari barinangiye baranze kwemera icyaha kuko bumvaga ubutabera butazatangwa ngo bishoboke. Uyu ni Sheikh Harerimana nanone. Ariko mbere yaho mu gatondo kugeza kuri 1996 twajyaga kumubiriza muri za gereza zose mu Rwanda. Kabineti yose n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye bajya kumubiriza, ugasanga abo bantu ahubwo barimo kutugega. Hari gereza rero yabaga hari Gikondo twayigiyemo, umuntu aravuga ati ariko se bamubonera twebwe abahutu bwindi bigeze gukoresha iki? Abahutu bakomeye ukaba ntacyo mubabaza, basanga ingero zabo. Bigeze kujya nanone muri gereza ya Cyangugu, umwe mu bari bahafungiye aravuga ati ariko se kumupingira gusaba imbabazi uradushyamba w'ikigo twese. Urumva
kwigisha nyine n'itegeko rya mbere bijyanye no kwemera icyaha no gusenga wenyine. Icyo twazana rero icyo gihe banemeraga kuko na leta yabo iyo yabicanyi yari yarababwiye ngo nimubijyamo muri benshi ntawe uzabahana n'umwe. Niko banabyumvaga bumvaga ngo nitubijyamo turi abantu miliyoni 3 uwaduhana yaduhana ati kandi koko mu bwenge busanzwe urumva ko bidashoboka. Iburanisha abantu miliyoni 3 bazikora heza dore tubashyize mu nkingo zose zo ku isi. Nyuma y'iki gihano nk'uko kandi nayo nabikomojeho, abenshi barireze bemera ibyaha ndetse batangira kwerekana n'imibiri yabo bishe muri jenoside. Ku itariki ya 27 Nyakanga 2007 nibwo leta y'u Rwanda yasohoye igazeti y'amategeko ahana y'u Rwanda irimo umwanzuro wo gusohora igihano cy'urupfu cyangwa se igihano cyo kwica mu bihano bihanwa n'amategeko y'u Rwagasabo, maze u Rwanda rwa Gihanga ruvana igihano cy'urupfu mu mategeko y'u Rwanda. Bivugwa ko iki gihano cy'urupfu cyakuweho kimaze gukatirwa abagera kuri 600. Nyuma yo gukuraho iki gihano cy'urupfu, amahanga yatangiye koherereza u Rwanda abakekwaho ibyaha bya jenoside ngo batangire kuburanishirizwa mu Rwanda mu nkiko z'u Rwanda. Nyuma ya jenoside kandi inkiko zose z'u Rwanda zari zuzuye abashinjwa, nibwo u Rwanda rwishatsemo igisubizo kitazibagirana mu mateka y'u Rwagihanga, inkiko gacaca. Zitangizwa ku mugaragaro, yewe zinahabwa ububasha bwo kuburanisha abagize uruhare muri jenoside, ndetse zabashije kuburanisha abarenga miliyoni 2 baregwaga ibyaha bya jenoside mu gihe cy'imyaka 10 gusa, mu gihe iyo izi manza za jenoside ziburanishwa binyuze mu nkiko bisanzwe byari gutwara nibura igihe kitari munsi y'imyaka 100 kugira ngo izi manza zose zirangire. Nitwa Shalom Niyomuvunyi. Iki kiganiro cyitwa Iyi si dutuye. Channel ni Trust Wallet Studio. Mwibutse gukanda subscribe kugira ngo ujye ugezwaho amakuru n'ibiganiro by'ubucukumbuzi. Ngushimiye ko wabanye natwe. Imana ikurinde.